ndagushimiye wowe ubafashe umwanya wawe ugakurikira Isango Star TV. Nizera ko aho uherereye hose ukomeje kugubwa neza. Tureba se nura muntu uduhira service, tuderivingira service ayiduha ku kihe kigero. Iyo tuvuze ngo customer care bivuze iki muri ako kazi ke ka buri munsi? Nago ndiye kano kanya rero nakira no turi kumwe, ndi kumwe na Bwana Gashuki Jean Pierre, akaba ari umuyobozi w'ikigo cyitwa Comright Limited, kikaba gifite aho gihura n'izo service nyine mbabwiye umunsi ku munsi n'ibyo bakora. Ariko nge mbivuze nk'ubibonera inyuma, tubaye ikaze mu kiganiro cyacu dufasha iki kigo cyanyu na service tuvuze, unabihuza na service mutanga A a Z. Yego, murakoze cyane, kandi murakoze ku butumire bwanyu. Mu by'ukuri ikigo cyacu cya Comright dukoreramo ni ikigo kimaze hafi imyaka 20 irenga, kuko turi mwinjiye mu 21. Kikaba gikora ibijyanye na graphic design, printing ndetse na branding na promotion materials utanga ku bakiriya bacu. Ibyo rero tubikora mu buryo dutanga service, harimo na product. Ariko muri service dutanga tugerageza gutanga ibintu bihuje n'ibyo umukiriya yifuza. Twe rero turi hariya kugira ngo dusubize ibisubizo cyangwa se ibibazo abacu bafite muri izo domaine twe turimo. Aricyo garutse ati imyaka 20 ntago ari ikintu gitoya, n'ubukombe twakita ari nk'ubukombe. Ariko nge cyangwa turiho kuri urwo rugendo kuva ku muri 2006 2007 kuza ukagera muri 2020 ntago ari urugendo rworoshye. Dusanyize koko hari nicyo nagarutse uvuga ngo wasanga hari bimwe twakeneraga muri no secteur tukajya kubikoresha hanze, Uganda, Kenya no mu bindi bihugu. Ariko kuri uyu munsi none dusangize kuri urwo rugendo ko tunareba tugeze he natwe, nyuma turaza gusatira no kuvuga ngo kunoza ya service cyangwa wa muri munoza. Nkuko mubizi, niyo turebye iyo myaka yose ishize, niyo turebye mu bintu bidukikije tubona ko hari ihinduka rikomeye. No muri service zacu rero naho habaye ihinduka rikomeye, uko bivuze byinshi hari igihe wasangaga natwe tubikoresha hanze. Ariko ubu twahawe amahirwe yo kuba natwe twagira bimwe twikorera hano, noneho bigakorwa byose bikorerwa hano mu gihugu, aho dusanga byose tubifite. Hakabaho noneho bimwe bishobora kuba biva hanze kuko ari umwihariko waho bikorerwa kandi bitewe n'ibyo umukiriya yifuza. Mu by'ukuri rero service ntago izamuka ako kanya, nta nubwo mumenya byose ako kanya, ariko uko muyitindamo igenda ifite byinshi ibasaba kugira ngo mubashe gusatisfeza umukiriya. Nkuko ugeze kubivuga, tuba turi hariya kugira ngo dusubize ibibazo by'abatugana. Kugira ngo rero tubisubize nuko tutanga ibihuje n'ibyo bifuza. Rero nabo batuma tugenda twiyungura ubundi bwenge kugira ngo tubahe ibyo bifuje cyangwa ibyo basabye. Bwana Gashuki, muri nk'urugero ushaka kujya nko muri restaurant ushonje, bakakwakira vuba, ugatanga commande bakayizanira ku gihe, kumva na test yabyo imeze neza, banakwakire neza, kuvuga ati aha ngaha bampaye service nziza ndanyuzwe. Muri ino secteur yanyu ryari nkamwe ba mu munsi ku munsi umuntu twavuga ngo yanyuzwe urwo rugendo rw'iyo service ingeza mu kunyurwa, mu kumva ko byagenze neza, n'urugendo rwagahereye byagakozwe gute? Yego, namwe mubibamo. Icyambere no kubanza wowe ubwawe ukamenya ngewe nzanye iki ku isoko, ari cyo dutanga. Twebwe rero dufasha abantu kuba mu cyongereza babyita visible hanze, haba ku mpapuro, haba ku bintu byose byandikwaho, ukamenyekana. Nicyo dutanga ubundi, dutanga visibility y'umuntu, nicyo twazanye ku isoko. Ariko icyo kintu turagitanga dute kugira ngo kinyurwe n'umuntu? Nabwo tukareba ninde tugiye kugiha. Abenshi rero bashaka kujya hanze, twashakishije mu bantu bagize secteur zose z'ubuzima, basanze harimo ibigo by'ubucuruzi, dusanga harimo ibigo bya leta, ndetse harimo n'ibigo
by'imiryango itagamije inyungu, ibyo twakwita NGOs. Ibyo nibo twabanje turavuga tutaba noneho ari bo baba mu bakiriya dutagetinga. Noneho rero bifuza iki, ukareba noneho icyo bifuza igihe babyifuzamo. Noneho ibyo rero bituma ugenda ushaka uburyo bwose ubagezaho serivisi zihuje nuko bifuza. Ikindi cyane cyadufashije cyane nuko twatekereje ku bijyanye iyo umuntu ashaka ibintu hari igihe aba abishaka we mu bitekerezo ariko atazi uko bizarangira bimeze. Tuvuge uje gushaka igitabo cyawe cyangwa se uje gushaka umutaka wanditseho cyangwa ingofero ariko ntuzi neza uko izarangira imeze. Twasanze rero kugira ngo tunoze neza serivisi dutanga nuko twajya tugenera abo bantu icyo bita igishushanyo ndetse na sample. Tukakora sample ya mbere tukabanza kumwereka mbere yuko tumuha serivisi. Ibyo rero biradufasha. Ikindi ni abantu barahuze cyane ku buryo twasanze tugomba kubafasha natwe tukagira ibyo twihutisha muri serivisi zacu kugira ngo bihuze n'ibyo basabye. Rero bisaba gukora dushyizeho muri iyo gahunda dushyizeho mihati reka mvuge mu Kinyarwanda kugira ngo duhuze neza n'ibyo umukiriya yifuza. Ibyo rero bisaba ko nanone abakozi bacu baba baratojwe bazi icyo baje gukora. Buri gihe iyo dukorera inama n'abakozi tuyigira kwa mbere mu byo twibutswa twibutswa ko tugomba gutanga serivisi neza ariko nanone tukabanza umukiriya mbere yo gutekereza ku nyungu zacu cyangwa n'ibindi. Ibyo rero bidufasha kuba twabasha gutanga serivisi ku gihe nk'uko wigeze kubivuga muri restaurant baba bashaka ku gihe natwe nuko baba bakeneye ibintu ku gihe. Yes, hari urugendo rw'imyaka 20 ntabwo ari urugendo rutoya. Hari byinshi byagoranaga mbere ubwo bitakigorana. Hari nabyo namwe nashobora kuba nabaha akazi mukagafata ariko akazi kanjye akagira ibyo mujya gukoresha handi cyangwa hanze. Urwo rugendo ntabwo ari urugendo rwo kuri umunsi wa none ku kijyanye na service no tubifuza mubona bigeze ku kihe kigero nka mu mutsiko muta. Hari cyari urugendo cyangwa hari cyakozwe? Hari icyakozwe kinini ari mu buryo bworoshye bwo kubibona ibintu. Ari amamashini natwe turayazana tukayagira hano ntitukijya ngombwa ko ibintu bijya gukorerwa hanze ariko hari n'ibyo tugishaka hanze ariko nabyo byaroherejwe. Ari ingendo ziroroshye si nk'imwe na mbere. Ikindi nanone uko utinda muri sector y'ibyo ukora bituma ugira byinshi umenya uburyo bworoshye kandi bikakorohera kugira ngo umenyane n'abandi bashobora kuba bari muri sector zawe cyangwa bakubera abafatanyabikorwa mukaba mwakorana. Ibyo rero bituma byoroha. Ikindi niba wakoraga ibintu muri babiri mukagenda muzamuka ubu dufite abakozi 24 bahoraho ndetse n'abanyabiraka baza bagera ku 10 nabo basa nkaho bahoraho ariko ibyo bituma noneho byoroha ari mu gutanga serivisi bikihuta bamenyera gukoresha ibyo bikoresho bahawe hakabaho n'uburyo bwo kubahugura. Ibyo rero byose bituma noneho ubu ngubu ibintu byoroha kurusha uko byahoze. Nubwo rero urwo rugendo rutaba rworoshye ariko ntabwo bihagarariye. Ukigenda burya umunsi wundi ni isomo ko tuhabwa. Hari icyo nshobora kukwigiraho nk'uko twicaye tukagira icyo ntahana nkajya kukishyira mu kigo cyanjye nanjye. Ariko mu by'ukuri urugendo ntabwo ruba rworoshye ariko iyo wiyemeje gutanga serivisi kandi ukumva ko ugomba kwitanga ku kigero cyanyacyo kandi ugahora uvugurura biragufasha kugira ngo uve ku cyiciro kimwe ujya ku kindi. Bwana Gashugi ture ku kijyanye urugendo rwo gushyira mu bikorwa. Cora kuza mfite igitekerezo kiri mu n'igitekerezo cyako mushyira mu ngiro ariko nta nosi wenda mbifiteho. Ni gute mufata kira gitekerezo cyuriya waje ubagana kugira ngo gishyirwe mu bikorwa ngewe sange cyari cyaki icyo nifuzaga nifite mu bitekerezo cyagiye mu bikorwa kirara n'ikintu kigaragara gifatika. Urwo rugendo rwo guhuza ayo makuru no kurigendanamo n'uwaje ubagana ari wo mugenwa bikorwa mu buryo bwa kinyamuga cyangwa bwa nyabwo muri no sector yanyu
byagakozwe gute? yego icya mbere ni uko dufata amakuru y'ibyo wifuza ubwo rero ni ukuvuga ngo duhura namwe n'uwo n'uwo mugenerwabikorwa tukaganira tukumva icyo ashaka n'icyo ashaka ko tumugezaho n'aho ashaka ko tumuvana tukamugeza noneho nka timu tugakorera hamwe. Dufite timu hari ababanza kubishyira mu nyigo bakareba noneho uko babikora ariho hazamo aba graphic design bakareba noneho bakajya batwereka natwe ari abashinzwe operation bakamenya umukiriya yavuze iki turakigeraho dutya kandi turakimuha muri ubu buryo bagahanahana amakuru mbere y'uko babanza kumuha product ye. Iyo irangiye rero baba bongera kubimuha kugira ngo nawe arebe niba tukiri mu murongo nk'uko yabitubwiye. Ntabwo rero duhita tumukorera ibya nyuma ngo tumuhereze nta nubwo ari twe dufite uburenganzira kuko twemera yuko umuntu uje utugana niwe uvuze icyo ashaka kurenza uko twe twakimenya ariko tumufasha kukigeraho noneho mu buryo buri bwa kinyamwuga. Twebwe rero turimo hagati kugira ngo tumufashe kugera ku cyo yifuza. Icyo gihe rero tubitanga mu buryo bwa kinyamwuga natwe tumufasha bigeraho ariko dukoranye nka timu aho kugira ngo umuntu umwe cyangwa se twebwe tumwemeze icyo we agomba gufata kandi we yaje akiza. Byumvikane ko mu gihe kugira ngo serivisi inagende neza byakabaye byiza uriya uyitanga n'uramugenerwabikorwa urwo rugendo warugendanyemo buri cyo nkoze buri cyo ngezeho nkagusangiza ku makuru kugira ngo urwo rugendo turugendanemo. Nanjye ndemera ko amakuru niyo y'ingenzi iyo harimo hagati yanyu amakuru muhanahana murangiza mwemeranyije kandi abonye icyo yifuzaga ku buryo buhagije. Ntabwo byari byabaho ko wenda kuko imyaka mumaze isi mike byari byabaho ko ushaka gukorera nk'umuntu produit ko yitekerezaga we nyuma mwayimuzanira akabinenga cyangwa ntabyishimire niba byarabayeho turebe se nyuma ikibazo nk'icyo kibaye ni gute cyagakemuwe kugira ngo uriya mugenerwabikorwa mutamutakaza. Ikibazo gishobora kuba ariko kigakemuka neza uwo muntu ntimumutakaza kugira ngo n'abandi wese ushobora kuba dukurikiye bari mu zindi secteur yumvire ni gute nagakemuye ikibazo cyabaye hagati y'ikigo n'umugenerwabikorwa. Icya mbere bibaho ibyo bibaho ushobora gukora ikintu ugasanga wanyuranyije nuko yabitekereje cyangwa se ukibagirwamo akantu mwavuganye kakakwibagira ugakomeza ariko bigasanga kuko icyo yagusabye utakigejejeho. Iyo rero unenzwe ni ngombwa rwose guca bugufi ukemera ayo makosa kuko uba wayakoze cyangwa se wagiye utakoze ko mwabivuganye ni ngombwa guca bugufi tukemera. Ikindi ibyo nibyo bituma uba mwiza ejo hazaza nuko ngo utanga ibyiza kurenzaho kuko hari ikintu cyatumye ibyo bintu bituzura. Icyo rero naho wigira ni isomo ubutaha biragufasha kurushaho gukora ibyiza. Ngwenda gucimije mu gakomerezaho birakwiye ko ako kantu kabaye iryo kosa ryawe kuko ibyo kwabayemo bisangiza uriya mugenerwabikorwa mu gihe ndi gushaka kugira ngo adatwara muri iyo image cyangwa mu rwego kumusaba imbabazi birakwiye ko nabimwereka cyangwa gusa namusaba imbabazi ntamweretse byari byapfiriye. Birakwiye kubimwereka kuko nta mpamvu yo kumuhisha kuko byapfuye n'ubundi kandi nawe iyo abonye ko amonye ko wakoze ikosa bimufasha kumva ko ubutaha azakugana. Kuko uba wemera ikosa wemera n'icyariteye ikindi bituma wa muntu avuga ati aba bantu nzagaruka ndabizeye. Rero nge ndumva kubimusangiza nta kibazo kandi nibwo buryo bumwe bwa communication mwagombye kugirana n'uriya mukiriya. Ikindi nemera nuko iyo ubyemera bituma nyine nawe ushakisha nyine cyabiteye. Hari n'igihe ushobora kuhita tukibona nawe ariko bituma ugishakisha. Iyo ugishakishije rero siwe gusa unabibwira ubibwira na timu yose mwakoranye kugira ngo namwe murebe ubutaha bitazasubira. Ibyo rero bibafasha kuba nigeze kubivuga ko babeza kurushaho ejo mugakora ibyiza kurusha ibyo mwakoze no munsi. Ibyo ni nabyo bituma mukomeza kubona abandi bakiriya mukomeza kubasha gusatisfeza
abandi rimwe na rimwe bikavamo no gushibwa nubwo bari babagaye nyuma bati nturora noneho byagenze neza. Yes, turi kugenda tugana no kusozo turi ku kijyanye hari ibindi bigo bikora nk'ibyo mukora, hari ibyo mushaka kubatangirira rimwe, hari byaje nyuma yanyu, ariko sinizera ko wakicara ukavuga ngo ndakora uko nakoze mu myaka 5 ishize ariko mu yindi myaka 5 nkora, ko hari abandi bashyashya baba baje bakazana impinduka ukomeje kwa kunde bakira gucika, bisaba ko umunsi ku munsi no guhozaho gukire dushya. Ture kuri ubu ngubu yaba muza cyangwa kuri umunsi none ibijyanye n'udushya cyangwa impinduka muri no sector yanyu, ariko biturutse ku kigo cyangwa mwazanye. Dufite impinduka nyinshi. Twatangiye turi muri sector yo kwimprima gusa cyangwa se printing gusa, nyuma tuzanamo bya graphic design kuko byari bigendanye, ariko ubu twagiye nyuma yaho twaje kujya muri branding, aho twatangiye noneho gufasha abantu ku branding ibikorwa byabo, haba mu buryo bwagutse kuba bamenyekana kugira ngo tubafashe rero bajye hanze aho ari ibyapa, hari ibindi bijyanye n'ama large format baba bifuza gukoraho branding. Ibyo byose nibyo twagiye twongeramo, ariko tuza kuzanamo noneho na production y'ibintu cyangwa se ama product y'ibintu bya promotion material, aho ama corporate gifts n'ibindi by'ibigo bishobora kwifuza guha abakiriya babo. Ibyo nabyo nibyo twazanyemo, ariko si aho gusa, ntago tuhagarikiye aho. Dufite byinshi duhora tuvugurura, ari muri rwa rugendo rwose na bya bindi byose bikeneye mu dushya, ntabwo tujya duhagarika. Rero udushyaho turahahora, kandi ikindi cya kabiri tugendana n'umukiriya wacu n'ibyifuzo bye. Natwe nta nubwo gusa ko ari udushya tuza muri sector yacu, n'umugenerwa bikorwa hari gihaza tukakubwira ati ndashaka iki kintu, wakireba ugasanga igishya. Icyo gihe rero ntabwo uhagarikiraho, ahubwo wiga uburyo kigomba nacyo kugerwaho kikazakorerwa inaha, aho kugira ngo bajye bagishaka hanze. Ibyo rero ni ibyo duhoramo, duhora dushakisha udushya natwe. Ni nayo mpamvu wumva urwo rugendo rwose tubasha gukora, ariko ntiduhagarikiraho, ahubwo n'uyu munsi n'ejo nigeza kuvuga ko urugendo rwose no umunsi ku wundi tuhiga. Icyo wize rero ugerageza kukizana. Iyo tugiriwe amahirwe rero tukagira n'abandi dukora bimwe duhuza bakorera mu bindi bihugu, nabo tugenda tubasaba inama y'icyo twakongeramo kugira ngo natwe dukomeze tuba beza kurushaho, cyangwa se dutanga serivisi nziza kurushaho ku bakiriya bacu. Mu bigo byacu mu buryo buri rusange, n'ubuhe buryo twagakoresheje umunsi ku munsi kugira ngo intego intumbero nk'umuyobozi w'ikigo ufite cyangwa afite bijye muri buri mukozi, aba umukozi mushya uje yaba wari usanzwe, bibe nk'umuco muri buri bakozi, kubasangiza intumbero yawe, ariko bisanisha no kuri kwa kunoza service, kumva ko umukiriya n'umwami nyine, bive mu mugani bijye mu ngiro. Intego nye mfite ikigo no kugira ngo wenda kivaha kigira ha mu myaka cyangwa itandi imbere, cyo kiva kigeza mu myaka 10 iri imbere, cyangwa kizabeho n'imyaka n'ijana cyangwa na magana, kugira ngo byose bigerweho nuko ari barabakozi. Rero strategy nk'umuyobozi cyangwa n'ikigo yagakoresheje kugira ngo bicengere muri buri mukozi ni izihe cyangwa yakitwaye gute? Nge ntekereza ko icyambere nuko bibaha bari abakozi, ko nibo bagize ikigo, ntabwo ari wowe ni wabo umuyobozi wabo ubuhagarariye, ntabwo ari wowe. Bari abakozi rero nibo icyambere nibo bakora bagatanga izo service, rero kubaha icyubahiro cyabo. Ikindi kubumvisha ko ikigo bakumva ko ikigo ari cyabo, nta bintu byo guhisha, ibintu byose biri bigaragara. Ikindi nanone bakahabwa agaciro, haba mu gaciro kuko bakoze, niba ari igihe cyo guhembwa n'igihe cyo guhembwa, ukabahembera igihe, ukabaha incentives zose bakeneye, no kwa ngo ibyo bagenewe ari ukubavuza, ari kubagaburira mu kazi, nabyo rwose ukabigena. Igihe cyose uhaye agaciro abakozi nabo rwose bakiyumvamo. Icyo gihe rero
iyo babona namwe mu buyobozi mutanga agaciro ku bakozi usanga nabo baha agaciro ujubagana. Rero ntekereza ko ikintu cya mbere cyiza cyakagombye gukorwa ari uko duha agaciro bari abakozi, ikindi nanone tukabaha amahirwe yo guhugurwa. Ama trainings arahari benshi, hari ibigo bitanga amahugurwa yo kwita ku batugana. Ibyo rero kubaha amahirwe yo kujya kwifatanya muri ayo mahugurwa nabyo bituma bahindura imyumvire igihe batari be. Ikindi nanone ngeze kubivuga, gukora hora mugirana inama nkatwe tuyigira buri cyumweru, ariko hari igihe bidashoboka kuri bamwe, wenda bakayigira rimwe mu gihe runaka. Buri gihe ikintu kigomba kuzamo n'umukiriya n'uburyo bari bumufata, kubibutsa icyo kintu buri gihe, ukabibutsa n'icyabazanyaho. Ntago baje gusa hari icyo bita gushaka amahaho ya, baje gufasha umuntu wundi, ibindi biraza nyuma. Ariko twaje kugira icyo dutanga, natwe icyo bazaduha kizaza nyuma, ariko twagize icyo dutanga. Rero ubwo icyo dutanga kibe cyiza, natwe turitega ko n'ibyo turi busarure bigize icyo bitumarira. Tugenda tugana ku musozo, turebe haba hari imbogamizi zikigaragaramo muri iyo secteur, turebe ku mbogamizi ariko n'icyo mukora kugira ngo zibe mwe mwazikimura cyangwa zanakurwa. Yego, imbogamizi igihari nizisanzwe dusangiye n'ayandi masekiteri yose. Hari imbogamizi wenda z'ubwikorezi kw'ibintu bimwe na bimwe, hari ibyo dukoresha biva hanze, hari igihe rero ubona bitindamo kubera icyo kibazo cy'ubwikorezi, ariko mu buryo bugaragara hari ikigenda gikorwa, ariko n'ubu hari igihe bitugongaho gato ugasanga bishatse kutwicira gahunda yo gutangira ibintu ku gihe. Ikindi kihari ni ukuvuga ngo nubwo dukorana n'abakiriya umunsi ku wundi, ariko bisaba nyine ingufu nyinshi kugira ngo n'abakozi babyumve, bumve icyo bazire. Rero nizo nigeze kuvuga, izo mbogamizi zivaho ari uko twitaye ku bakiriya bacu, ku bakozi bagatanga nabo bitanze kubera ko nabo twabitayeho. Ikindi numva cyaba imbogamizi, akenshi usanga kubona ahantu bahugura abantu ku mamashini mashyashya twagize, bisaba ko rimwe na rimwe dusaba abo bantu batugurishije amamashini kuduha umuntu aza guhugura abakozi bacu, nabyo bigasaba ko habamo ikintu rero inaha hakeneye ko tugira abo bantu nyine bahugurirwa mu bintu by'amamashini, kumenya nabyo urabona bikirimo, ariko turagerageza ko iyo twamenye natwe hagize undi uyizana ushobora kohereza umukozi wawe akabatoza nabo. Ibyo rero ni bimwe mu bintu ubona b'imbogamizi mu bigo byacu rimwe na rimwe. Dusoza, ubutumwa wagenera abaradukurikiye cyangwa icyo bababwira, bashobora kuba ari abakiriya banyu cyangwa bazagana serivisi zanyu, ubutumwa wagenera abari badukurikiye dusoza, cyangwa icyo babwira abaradukurikiye? Ikaze muri Comlight, kugira ngo tubafashe abo bafite ibigo bikorera mu bigo byabo, abagenerwabikorwa bacu n'ay'abibigo, ndetse ibyo babyita ibigo by'abikorera, noneho n'ibigo bya leta ndetse n'ibigo bitagamije inyungu. Ibyo rero byo bose turabaha karibu iwacu. Ikindi kandi tubizeza ko serivisi dutanga duhora tuvugurura, n'ubu tuzite nziza uno munsi, ariko n'ejo zizaba nziza kurushaho. Ubwo rero kutugana rwose karibu. Kambashimire ko mwitabira kino kiganiro, Bwana Gashugi Jean Pierre guturuka muri Comlight. Murakoze cyane.